cyane ko nk'iyo abimbwira njye ntabwo nari kubyemera kuko nabonaga ndi umukobwa w'ikirenga nabonaga ntamwemera ariko wirebaga ingendo ukareba ingaruka ukavuga uti ewana ndakubiye kabisa cyane subizi se umuntu iyo ari mu bukumi aba yiyumva ngo arenze kwanza kigiye wari uteye neza koko niwo nawe warabashaga kwireba ukiyumva ukavuga uti ariko kabisa ngewe ndarenze numvaga nkeneye umugabo ufite amafaranga mu by'ukuri rero hari ukuntu umuntu ashobora gutekereza ibintu by'ikirenga adafite ubushobozi nkumva nkeneye umugabo w'umukire ufite amafaranga noneho nkabona yikoreye amashuka nkavuga ntoya ntabwo uyu namushaka ushingiraga kuki se wumva ushaka kuba amafaranga w'amashuka utamushaka ushingiraga kuki kugutera neza cyangwa arayo wari ufite uvuga uti mfite aya ariko buriya mbonye urengejeho washingiraga kuki ubundi ibihe byiza nshuti bavandimwe mudahwema kubana natwe umunsi ku wundi wowe wakoze subscribe kuri Abeza Media ndagusuje kandi nkwifurije ikaze kandi Uwiteka Imana ajya akomeza kuguhaza uburame nari nkumbuye kubana namwe kandi mbaye ikaze muri episode yindi kandi ni ikiganiro cyiza kiryoshye tugiye kugirana n'uyu muvandimwe muri imbere yanyu kugira ngo rero bize kugenda neza ntabwo twiremye gatonde dusenga Imana idushyigikire muri byose. Turagushimiye Uwiteka Nyiringabo, tugushimiye kuri Imana nziza, urera, witwa ndiho kandi niryo zina ryawe. Wabanye natwe kuva kera hose kugeza uyu munsi kandi ntabwo ujya uhinduka. Turakwirageje rero turi imbere yawe ngo utubabarire ibyaha byacu byose maze ukomeze kutwishimira. Muri iki kiganiro tugiyemo ubane natwe tuyobore. Hanyuma nyuma yacyo nabwo ukomeze kubana natwe. Tugasaba ibice byinshi ukabidehera ubuntu. Turakwizeye kandi turakwifuje. Nubane natwe nutugire neza mu izina rya Yesu turizeye amen. Nshuti mudahwema kubana natwe rero reka twakire mugenzi wacu mubone imbere yanyu hanyuma atuganirire urugendo yahuye narwo muri iyi si, atuganirire kuva ari muto kugeza uyu munsi. N'ubuhamya bwiza rero tugiye gukurikira kandi udakwiye gucikwa. Ntukureho urushinge kugira ngo hatagira ikigucika. Ikaze. Murakoze cyane. Witwa nde? Nitwa Mukamana Sara. Mvuka mu karere ka Nyamasheke. Muri Cyangugu niko bakunda kuhita abahumva. Nkaba mvukana n'abana 7. Nkaba ndi umwana wa 4 mu mbyaro za papa na mama. Nkaba ubu kuri inshuro ndi umubyeyi w'abana 2. Ntabwo nkibana na mama na papa, ntabwo nkibana nawe. Navutse 1996. Kuri inshuro ndumva mfunze imyaka 30 mu buzima bw'isi. Bravo kabisa. Iyo myaka irahagije ariko ni na mikeya. Harimo kabisa ubuhamya 30 ni myinshi. Yego burimo bwinshi cyane. Muri ubwo buhamya rero kuba naravukiye muri Cyangugu kuri uyu munsi wa none ntago ariho nkiri. Nubwo navukiye mu rugo barimutse baza kuba mu ntara y'Uburasirazuba. Uwo muri 1996 wavukanye n'abana bangahe? Navukanye n'abana 7. Wari uwa kangahe? Jendo wa 4. Aha. Inyuma hariyo n'abandi urumva uri mukuru w'abantu? Yego bariho bose? Yego bariho bose. Ayo ni amashimwe kabisa. Batuye bose se? Batuye Kigali. Ninjye utuye n'ahandi nyine. Abandi bose batuye Kigali. Kigali na Kayonza ntabwo ari kure cyane ariko none harimo akagendo ariko turahaturiye deja. Yego. Umuntu rero muri iyo myaka 30 ndabona arashoboye kwiyubaka bigakunda cyane rwose. Wabitangiye ute?
ukuntu nabitangiye, natangiye ubuzima ubutwaza gake gake ntabwo kwabagura. Natangiye ukuntu natangiye ubuzima nk'uko nabikubwiye, mu rugo barimutse bava i Cyangugu baza gutura iburasirazuba, ariko biba byiza yuko njyewe numva ko ntagomba kubana n'ababyeyi banjye, kuko nabonaga ibyo nkenera atari ko babima. Rero niyubakamo icyizere, ndavuga ngo reka mve mu rugo ngende njye gushaka akazi, nzajye mbasha kwiha icyo nkeneye, kuko iyo uhabwa n'umubyeyi hari ibyo aguha, hari ibyo ashoboye arabiguha, ariko ibyinshi ntabwo aba abishoboye, cyane yuko iyo bari mu rwego rudafite ubushobozi burenze, ibyo baguha biba ari bikeya. Nuko naje kuva mu rugo ngana i Kayonza, kuko babaye Kiramuruzi, niho mu rugo ubwo aho bimukiye. Ngenda hava nzi Kayonza, nza gushakisha akazi ko muri resitora. Akazi ko muri resitora ndakabona, ndagakora, mbona bampemba make ariko ndihangana ndagakora, nkanavunika ariko ndabyemera kuko nari nzi icyo nshaka. Igihe cyarageze rero resitora nyivamo njya gukorera mu kabari. Akabari mbona harimo rosi nyinshi, nza kukareka, ariko ngira amahirwe yo kuba ibundi akazi kabi kaguhesha keza. Naje kugenda mvuye mu kabari, ngira amahirwe yo kubona igishoro cyanjye, nishingira kanjye. Bravo rwose. Ukiraho utarakomeza, utubwiye ko wavuye Kiramuruzi uza Kayonza gushaka akazi nyine kugira ngo ubashe kwigira. Yego, kwigira kwiha icyo ukeneye, utagombye kugora mama kandi uri inkumi. Icyo gihe ufite imyaka ingahe uva mu rugo? Icyo gihe nari mfite imyaka 18. Okay. Imyaka 18 warigaga? Oya, ntabwo nigaga. Wabaye utize kugeza uyu munsi? Oya, narize, ariko igihe kigeze ishuri numva ntibivamo, ndarireka. Byanze kuvamo gute? Ni wowe wabinaniwe cyangwa n'ubushobozi buke bwo mu rugo? N'ubushobozi burimo, ariko nanjye numvaga bitajyamo neza. Numva ko ubuzima bw'ishuri rirananira, nyine byarananiye ndabyihorera. Okay. Urumva wanze gukomeza guta umwanya ku byo udashoboye. Okay. Hanyuma wakoze akazi ko muri resitora, icyo gihe uhembwaga niba atari ibanga? Akazi rero nkakora nahembwaga 10,000. Oya, nibyo wiseka, nibyo urumva yakugiriye umumaro. 10? Nego. Nahembwaga 10,000, n'ubundi nkareba nkabona nyine haravamo ibintu bike, ariko nta kibazo, ntagoye mu rugo ngo bantangire mituweli, ngo bangurire imyenda, ngo bangurire kuko iyo umuntu ari inkumi aba akeneye ibintu adafite ubushobozi, rimwe na rimwe niwabo nabwo ntibaba bufite. Ubwo rero nkagerageza kugira gute kwihigamo imbaraga n'icyizere cy'uko ibyo bintu ngomba kuba nabigeraho bivuye mu maboko yanjye. Yego. Akazi ka resitora gasimbutse ugera ku kabari? Yego. Njyewe ubundi njyewe nubwo ndi umuhungu, ariko mba nzi ko niko mbizi, ntabwo mbizi niba ariko kuri umuntu ukora mu kabari ari umukobwa, ubwo mba nzi ko nyine ari niho indaya nyine. Ubwo niko mba mbizi ko akora mu kabari, ubwo mba nzi ko egare ukora mu kabari egare indaya. Yego. Biba bimeze bite ubundi nkawe wagezeyo? Tubwire, umara impungenge abakobwa ari kutureba, bibwire, cyangwa undi muntu wese n'ababyeyi deja kumva ko umwana niba akora mu kabari ari umukobwa, cyane cyane ba papa wacu n'abasaza banyu n'abakuru banjye n'abandi basore nyine, ajya mu kabari yamara gusoma agacupa, uwamuserevye akumva ko yamukora ku kibuno, nyine akumva ko ari buze kumukoresha ishimisha mubiri uko abishaka, kubera ko amusanze mu kabari. Tumara impungenge nkawe wagezeyo nyine, wabiciyemo ute kugira ngo uyu munsi wa none mu nda y'ubutabarizwamo wabicitse gute? Wacitse gute iyo mva yasamye? Ni ukuvuga ngo uko biri kose ntago umuntu wese ukora mu kabari mu by'ukuri ntago aba ari indaya. Uburaya buterwa na nyir'ubwite.
amahitamo yiwe aba afite niyo cyangwa ushobora gukenera ibintu birenze umuntu akaza akabigushukisha ukaba wabyemera ukaryamana n'uwo muntu uri kugushuka ariko bitewe n'amarangamutima yawe nanone. Ntabwo rero bivuze yuko akabari umuntu ugakoramo wese aba ari indaya, cyane yuko njyewe nagakozemo ntakazi neza aribwo ndi kubyiga, ntinya no kuba naganira n'igitsina gabo. Bintera isoni rero inza kubivamo, ariko mu kubivamo nabivuyemo ngiye gushinga akanjye. Maze kugira ubushobozi bushinga akanjye ndavuga nti ntago nkwiye gukorera abandi. Niba ari 10,000 bamembaga nanjye ngomba gushakisha uburyo ki bizajya bivamo nayo ari njye washoye. No kuvuga ngo rero ntabwo umuntu wese ukora mu kabari ntago ariko aba ari indaya. Indaya iba ku muntu ku giti cye. Komeza tubwire uko byagenze, mfite amatsiko yo kumva iyo nkuru. Ni inkuru iryoshye kabisa. Uko byagenze, urumva uvuye muri restaurant ugeze abari wiciyemo ushinze akawe. Yego. Ukomeje kwimprovinga gute? Akanje naragashinze. Mbona ni byiza, mbona amafaranga arimo kuza, ariko bigezeho mbona ntibigenda neza. Haje kuzamo rosi, nagiriyemo rosi ukuntu bantera inda. Ubwo urumva iyo utwite nta kindi kintu uba warenzaho. Ubwo mbese nyine ibintu bigenda bipfa ukuntu. Byarangiye nyine amafaranga nari mfite ahombye kubera gukenera ibikoresho by'umwana, gukenera kwiyitaho nanjye, kandi noneho igihe ugeramo ukabona akazi karanze, nuko birahomba ndabyihorera, ndataha njya mu rugo ndabyara. Maze kubyara ubuzima bumbana daje. Ubwo urumva nk'iyo wabyariye mu rugo iwanyu biba ari ikibazo. Wihigaho isabune, wihigaho buri kimwe cyose. Ndabigerageza ndabishobora, ariko noneho birangiye nza kuzatekereza kuva muri ubwo buzima. Ndavuga nti ubwo ikosa rimbayeho bwa mbere nkaba mbyaye, ntago nakongera gukora irindi kosa bwa kabiri. Ngomba kwikuramo kwiheba, kuko nk'iyo umuntu abyariye mu rugo iwabo uba usanga yihebye, cyangwa se n'ababyeyi be bakamuca intege yuko ubuzima burangiye, nta wundi muntu wamukunda, nta kindi cyizere bamuha. Njyewe rero ntabwo ariko byagenze, nigiriye icyizere maze kukigirira, umwana amaze kuba mukuru ndongera nshakisha akazi. Ubwo namusigiye mama umwana. Ndongera nshakisha akazi mu mujyi, ndakabona nkajya mfasha mama kanderera umwana, ariko nkirinda ikintu cyakongera kugira gute cyakongera kunsitaza. Ubwo rero ubuzima burakomeza ubuzima uko umuntu abukavaringa burakomeza. Birangiye naje kuva mu bintu by'ububari, kuko nabonaga nyine bitavamo neza. N'ubuzima bw'akabari mbuvamo, negera umuntu ndamubwira nti mfite amafaranga ya nayo. Inkuru y'umwana isubira inyuma. Naje kongera gushinga kandi kabari nyuma ya bwa buzima. Nongeye mbona udufaranga nshinga kandi kabari. Haza umuntu wari inshuti yanjye arambwira ati ese waje nkakwigisha, yari umuzunguzayi. Waje nkakwigisha uko bazunguza imyenda ukareka akabari ko nta nyungu yako. Ndabwira ntabwo byakunda. Urumva nari umukobwa wongeye gutuha, meze neza, nteye neza, bishimishije umutima wanjye ko nagombaga kumva ameze. Wumvaga unyuzwe pe? Yego. Noneho ndabwira ntabwo nabikora, mbona abazunguzayi bameze nk'abasazi. Ntabwo ngenda mukora nazishobora, ndamuhakanira, aranyigisha ndabyanga. Ariko noneho bigezeho ndatekereza. Yaje kumbwira ngo nimuherekeze mu kazi kuko yari inshuti yanjye. Maze kumuherekeza, we yari afite imyenda, njyewe mfite inkweto. We yampaye inkweto ziwe z'abagabo ndazitwara, ariko
ari ibintu biteye isoni, mbona binteye isoni cyane. Najya mpura n'umuntu nzi nkisha bataza kubona ko nabaye umuzunguzayi. Ubwo urumva nahuraga n'umuntu nzi nkahita nkwepa nkajya nk'inyuma y'inzu, nje kagaragara nk'umuntu uzifashije mugenzi. Yego. Urumva isoni zaranyicaga nkabura ukuntu mbigenza. Ngashaka kuzita kandi bitari bukunde, ngashaka kwihisha kandi umuntu yakubonye yambonye. Ndavuga naribi turagenda. Icyo gihe nabaga he i Rwamagana, abantu bita Isibagire. Twavuye Isibagire n'amaguru. Soza abantu b'Isibagire bapepere cyane. Ndabaramukije cyane abantu b'Isibagire, ndabasuhuje. Noneho twavuye Isibagire n'amaguru, agenda nshuka nyine. Urumva ntabwo ari kunyereka yuko turi bugenda n'amaguru kuko narabitinyaga, nari umukobwa munini ntazi kugenda n'amaguru. Numva ngenda n'amaguru bikanga, nkagenda nk'iminota nk'itanu n'amaguru nkatega, ntabwo nari bwabasha kugenda n'amaguru. Arambwira ati tugiye kuva hano tugere mu mujyi, turabishobora ntitugende, gushaka no gushobora tugende. Tubisibagire n'amaguru, banatugeze mu mujyi turakomeza. Noneho ntabwo yongeye kumbwira ngo turagera hariya. Twaragiye tugera hano bita Nyarusange hasi. Nyarusange ndahazi. Tugera i Nyarusange n'amaguru, turagaruka inyuma n'amaguru. Noneho kugira ngo mbikunde gucuruza nk'uko yabimbwiraga, kugira ngo mve mu buzima bw'akabari njye mu bundi, twaragiye inkweto ziwe nk'uko nabikubwiye. Inkweto abari zo bagura, barazigura koko, barazigura nk'inkweto nkayicuruza nk'ibihumbi 10. Akambwira ati rero iyi nkweto ubu nyungutseho ibihumbi 4. Nkavuga nazo. Noneho ndacuruje ibihumbi 80. Arambwira ati uwo munsi yego, kandi twavuye mu rugo saa 8 z'amanywa. Uragenda uracuruza utwaye inkweto? Yego. Ubwo we yarafite imyenda? Yego, yarafite amashoka n'imyenda. Okay, saa 12 zageze, mu nkweto natwaye zishize muri make. Ufite ubusa? Mfite ubusa. Nanjye ngeze mu rugo ndatekereza, ndavuga ni rero ndi mu bujiji. Akabari mfite kamara amafaranga ntago nayunguka, kuko yarambwita ubu nungutse nk'ibihumbi 30. Nkatekereza kugira ngo wunguke ibihumbi 30 mu kabari biba ari danje. Ndamubwira rero nurabizi ntabwo nzongera kurangura inzoga, ntuzagenda ndangurire nanjye inkweto. Okay. Arambwira ati nta kibazo. Bihera aho mbikunda, aragenda arandangurira, ndacuruza, mbona birimo biraza. Mu by'ukuri nari nzi yuko akazi ari akabari gusa, nta wundi murimo nari nzi kuba nakora nahabe. Ubwo numvaga wenda nk'akabari gahombye nasubira kujya gukorera abandi. Ariko naje kumenya neza ko akazi atari akabari gusa. Waje kumenya umuvuno? Umuvuno narawumenye. Narawumenye, arandangurira nanjye ndagenda. Maze kugenda arandangurira, tujyana mu kazi, aranyigisha, arantoza uko barangura, uko bacuruza. Isoni zirashira neza zirashira. Uko gutinya kugenda se? Ego. Kugenda byararangiye. Wowe uswamirika kabisa? Narakamiritse. Ukibona ya mafaranga uvuze ati ndemeye kabisa? Ndemeye. Noneho nk'iyo uri gucuruza ntabwo urugendo rwitaho. Uva nkaha wagera ikanza mu mujyi ukabona umukiriya, wava nk'ikanza mu mujyi wagera nko muri rompuwe ukabona umukiriya. Icyo gihe ntabwo warambirwa kugenda, uhora wumva imbere hari umuntu ufite amafaranga. Yego. Ukomeza kumva utibura n'igihe imbere hari umuntu ufite amafaranga agomba cyane. Urugendo ndarukamirika neza. Kubera ko ubwo kugenda na amasiporo naje kunanuka, ako ndavuga nta kintu bintwaye kunanuka ninjiza amafaranga. Ikibi ntanzara inyica ngo nashonje, ngo ndi kunanurwa nuko nashonje. Amafaranga ndayabona
okay. ahubwo nako kari gakenewe. Yego, mu by'ukuri rero kuri iyi nshuro ntabwo nawe mfite 5,000 ariyo mfite yonyine mu mufuka ngo mburare. Ntabwo ngo mbure isabune cyangwa ngo negereze amafaranga y'umugabo ngo mugore yaza, ariko nanone ntabwo nagira gute, ntabwo namuha imitwaro yose ngo ayikorere. Narabashije kumenya yuko umuntu ava mu rugo akajya mu kazi agacyura amafaranga yo guhahira abana. Okay. Wabashije kurenga iyo ntambwe gute kugira ngo uyu munsi ubu ngubu turi kuvugana tete tugusanze mu rugo rwiza gutya? Urumva uko bisa kose waracuruje yego, ariko uza kubirenga, ushobora kuba uracyatubwira yego, ariko ndashaka kumva uburyo wakomeje ukarenga aho ngaho bikagufasha gushaka ikibanza ukubaka ukaba umeze neza uyu munsi witwiciye muri salo yiwawe. Tubwire iki cyagufashije, ni ibibina, tubwire uko wakomeje urugendo rwawe. Uko narukomeje rero ubundi ni ikimina naragendaga nkakorera amafaranga nkashyira mu kimina, nagabana nkashyira kuri konti, aragwira nyine. iyo wagabana ugashyira kuri konti, wagabana ugashyira kuri konti, nayo wakoze wagiye mu kazi wabona wungutse menshi ukagerayo ukuraho ukajyana kuri konti. Yego. Okay. Ibyo ni sawa. Noneho ugiye kutubwira, njyewe nkugarura inyuma gato, utarava mu kabari, utarakareka, uribuka wavuye muri restaurant ukora akabari nyuma uza gutwara inda. Urihangana kugusubiza muri ayo mateka, ariko ntabwo nahasimbuka ntabanje kumenya ukuntu byakugendekeye. Hari abakobwa badukurikiye bajya bagwa muri ako kantu, akumva noneho niho ubuzima burangiriye. Niba wenda yigaga bibaho ko watwara inda wiga, ariko nyuma yaho ukaba wakomeza ubuzima, ntabwo kubyara bikansurinze ubundi buzima. Yego hari amahirwe wenda bikwiciye, ariko tubwire byagenze gute, watwaye inda gute, waguteye inda ari hehe, byagenze gute? Ni ukuvuga ngo byari kuri Noheli. Ni ukuvuga ngo ikintu cyabiteye gutwara inda ntabwo ariko nari nabihisemo, nta nubwo nari nzi ko ari biri bumbeho, nta nubwo ari n'ibintu nari napanze. Wenda ngo mvuge ngo napanze kuba naryamana n'umuntu ngo antere inda, oya, ntabwo nabipanze. Ni impanuka zabayeho bitewe n'ikibazo cyo kunywa inzoga. Okay. Niye nama wagira bashiki bacu batabasha kumenya kwitwara mu kunywa inzoga, ngo amenye kwitwararika, kuko urumva harimo inzitizi ebyiri. Harimo kuba wasinda, harimo kuba nyine ugasinda ukaba gusinda urumva no kuyobya ubwenge, harimo no kuba wahuriramo n'uko gutwara inda imibonano nyine idakengeye, harimo no kuba bakandura indwara ziboneka mu mibonano mpuzabitsina idakengeye. Ntayo warwaye wenda, ariko hari bibaho. Urumva we n'amahirwe wageze. Ni iyihe nama wabagira? Wabirenze gute ukomeza kwiyubaka? Rero uko nabirenze, ubundi habayeho kwakira ubuzima ngezemo. Ariko nanone kubwakira ntabwo byari bivuze yuko nakira ko ari ubwo nzagumamo. Inama nagira bagenzi banjye, nk'umuntu wenda ntiwabuza umuntu kunywa agacupa, ariko nanone inama nabagira, kunywa ugasinda ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza uri umuntu w'umukobwa cyangwa w'umudamu, ntabwo ari byiza, ntabwo ari sawa. Wenda ufite inyota ukagura nk'icupa ukarijyana mu rugo ukarinywerayo, nta kintu bitwaye. Ariko kujya mu kabari ukasinda ukadamarara ntabwo ari sawa. Rinywewe mu kabari niryo riryoha abantu. Oya, riraryoha, ariko nanone biterwa na nyir'ubwite. Umuntu niwe wikavaringa ku buzima bwe. Yego, ntabwo bivuze ngo nta shema ririmo mbese ry'umugore wagiye mu kabari. Nta shema ririmo rwose. Okay, so guys, murumva rero ni urugendo rurerure, ariko rurimo n'ubuhamya. Njye nabashije kwiga, ntabwo meze nk'awa muntu wagiye ahantu ngo yiga ibijyanye n'imirire. Ngewe nize isomo ry'ubuzima kabisa, ahubwo
waje kugira urugo, ugira umuryango, byaje gute? Wabihisemo gute byo? Okay. Kugira ngo ngire urugo nabayeho mu buzima numva ndakuze, ndavuga ntabwo ubuzima bwo kuba ndi single ndumva ngomba kubusoza, cyane yuko ababyeyi banjye baje gupfa nta n'umwe ukiriho. Condoleance. Noneho ndavuga ntabwo nshobora kwibana mfite n'umwana, ningira amahirwe nkajya nsenga Imana nkayibwira ngo ubuzima bwo kwibana ndaburambiwe. Noneho wa muntu wanyigishije gucuruza niwe byarangiye tubanye. Wowe ndi wakubwiraga atari ko ugeze gutya umuvuno n'uyu kabisa. Yego, we yari afite gahunda ariko njye ntabizi, nta makuru mfite, kuko nigeze ambwira ngo tuzabana, ntabwo yigeze ambwira ngo naragukunze. Oya, we yashakaga kunyereka ko afite umuhate wo kunyigisha akazi, cyane ko nk'iyo abimbwira njye ntabwo nari kubyemera, kuko nabonaga ndi umukobwa w'ikirenga. nabonaga ntamwemera, ariko wirebaga ingendo ukareba ingaruka ukavuga uti ewana ndakuriye kabisa cyane. Subizi se umuntu iyo ari mu bukumi aba yiyumva ngo arenze. Kwanza kigiye wari uteye neza koko, niwo nawe warabashaga kwireba ukiyumva ukavuga uti ariko kabisa ngewe ndarenze. Numvaga nkeneye umugabo ufite amafaranga. Mu by'ukuri rero hari ukuntu umuntu ashobora gutekereza ibintu by'ikirenga adafite ubushobozi. Nkumva nkeneye umugabo w'umukire ufite amafaranga, noneho nkabona yikoreye amashoka, nkavuga ntoya ntabwo uyu namushaka. Ushingiraga kuki se wumva ushaka w'amafaranga w'amashuka utamushaka? Ushingiraga kuki? Kugutera neza cyangwa harayo wari ufite uvuga uti mfite aya ariko buriya mbonye urengejeho? Washingiraga kuki ubundi? Oya, nta nayo nari mfite, ahubwo nashingiraga yuko ngomba kuzaba mu buzima bwiza. Amashuka nuko twibwirire. Birangira abitwaje gake gake, tuka twabanye. Uyu munsi rero, uyu munsi niwe papa w'abana banjye, nujya kumigira ibirayi, ariko nanjye bibaye ngombwa ntabwo mutega amaboko cyane, ntabwo mbese turafatikanya, kuko yamaze kunyigisha gukora nanjye binjyamo, numva yuko twese tugomba gufatikanya mu buzima turimo. Rero ngewe nkurikije uko mbyumvise, ni umuntu wari uzi gutereta ariko nanone mu bwenge, akurikije uko kubona agenda aca bugufi, yaracengera, abasha kukwigarurira. Yakoresheje ubwenge bwinshi cyane. Uyu none urabona ko ntabwo ahari, twasanze adahari, wenda agiye mu kazi gatandukanye. Gira ijambo mubwira nubwo adahari, nareba ikiganiro bizamukure ku mutima, mukure surprise, mubwire ya magambo meza akora ku mutima. Ntabwo yigeze abikubwira icyo gihe ngahita akubwira, wari kubyanga kabisa. Nari kubyanga, ariko noneho warabyemeye uyu munsi uti ni papa w'abana banjye, ni mubwira amagambo meza pe, ahantu aherereye hose nawe yumva aguwe neza nubwo atari kukumva. Ijambo rya mbere, ndamukunda. Irya kabiri, mushimira yuko yankuye mu bujiji akanyigisha gukora. Sahizi ntabwo yaba yarwaye ngasonze, nta nubwo yahura n'ikibazo gituma atari bubashe kujya mu kazi ngo cyangwa gukemuka. Najya mu kazi nkakora, kabona n'iyo igishoro cyaba ari gikeya, mfite ubwenge nakoresha ku buryo ngomba kubona icyo akeneye cyangwa natwe icyo dukeneye mu gihe adahari. Yego. Reka mushimire mu mwanya we, umubwiye neza cyane. Rero ndabashimiye mwese, wowe nawe, kubera ko mwabashije kwiyubaka nkurikije urugendo mwaciyemo. Watubwiye ntabwo ari njye warubwiye gusa, wabwiye twese, wavuze ko mwarazunguje mu gihe ubwo mwiyubaka. Kubaka i Kayonza ni ibintu bihenze my friend, no kubona ikibanza ntabwo byoroshye, gusa mwarakoze kuba uyu munsi muri abantu dushobora gufatira urugero.
Nkusubije inyuma gato mbere y'uko dusoza ikiganiro, watubwiye mu kanya utubwiye ko nta babyeyi ufite kuri ubu ngubu. Bitabye Imana ryari? 2021. Bose bagendeye rimwe? Bagiye mu mwaka umwe. Ariko ni impanuka ntago ari rimwe, bagiye mu bice bitandukanye. Yego, ariko mu mwaka umwe. Yego. Okay. Ihangane kabisa. Uyu munsi uri mama nde? Uyu munsi ndi mama Freddy na Ineza. Okay. Yego, umuhungu n'umukobwa. Tugushimire cyane rero, wakoze cyane ko kwemera kutuganiriza ku rugendo rw'ubuzima bwawe, wakoze cyane. Yego, nawe murakoze. Okay. Turabashimira inshuti mudahwema kudukurikira, tubashimiye ko mwaduhaye umwanya wanyu mukatwumva. Wowe wakoze subscribe nawe utarakora subscribe, ni ukuri muraba agaciro cyane, duhari ku bwanyu, nimwe dukorera, kandi ni ukuri tunashimire cyane uyu mubyeyi kuko yarakomeje aragerageza aratwaza. Uyu munsi wa none ni umubyeyi nyine w'intangarugero, uko mumubona ntacyo wagaya kabisa. Ni umuntu wihagazeho. Rero ndagushimiye wowe ugerageza gukora, wowe utrayinga amahirwe mashyashya bikanga, ejo bizakunda. Gerageza ukore, ushyiremo akabaraga, usenga Imana, ibindi bizagenda neza. Njye ni Daniel, kuri kamera mwari kumwe na Joshua. Nshimira n'uyu mubyeyi, nshimira n'umutware we nubwo adahari. Turabakunda sana 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 sana. Ikiganiro cyacu nakagaruka, ibihe byiza kuri mwese. Turabakunda cyane. Hasta la vista.